narindi kukubwira ngo ushobora kuba Imana ikubwira ati nzaguha perimi, ariko uyu munsi wa none provisoire kuyibona bikaba bitari kwemera. Ariko Imana igihe cyayo nikigera yitegereze, kuko mu gihe cyayo irakora, ntabwo ijya yivuguruza. Imana ishimwe. Nta kintu na kimwe kijya kibasha gukuraho umugambi w'Imana. Ibihe ntibyakuraho umugambi w'Imana. Haleluya. Ibigeragezo ntibyakuraho umugambi w'Imana. Imana yacu ishimwe. Igihe cy'Imana yo kigeze, Imana ikikora icyo yagambiriye ku buzima bw'umuntu cyangwa ku buzima bwawe. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Yesu ashimwe. Ku bakunzi b'Abahiriwe TV, ndabashuhuje. Amahoro y'Imana nabane namwe. Mbifurije umugisha w'Imana, mbifurije guhirwa mu byo mukora, mu byo mukozaho imitwe y'intoki byose. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Nitwa Musabyimana Vestina, ndi umumama w'abana 2 n'umutware umwe. Nk'uko nsanzwe mbibabwira, nsengera mu itorero rya ADEPR mu Gatenga, ndirimba muri korali yaho ya Elayo. Imana iduhana umugisha. Rero uyu munsi nongere ngirirwa ubuntu ubwo kugira ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana. Igihe kimwe Zakayo yumvise ko Yesu agiye guca aho hantu, ariko areba ukuntu yari mu gufata ari bumushyikire, aravuga ati reka niruke. Ariruka. Rero intego dufite Abahiriwe TV ni ukwiruka, ni ugusiganwa. Haleluya. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Intego dufite niyo kwamamaza ubutumwa bwiza, tukabwira abantu iby'Imana yakoze mu buzima bwacu, tukabwira abantu ibyururutse imitima. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Rero reka mbere yo kugira ngo dusome ijambo ry'Imana, reka tubanze twiragize Imana. Reka duce bugufi dusenge. Mana nyiribihe, Mana data wa twese, Imana ituye mu ijuru, Imana igendera muri twe, igakorera muri twebwe, turagushimiye se w'umwami wacu Yesu Kristo, izina rye rihabwe icyubahiro. Duciye bugufi imbere yawe Mana, mbere ya byose banza utweze udutunganye, udukure n'umugayo n'urubanza, kubera ko ijambo rye ryarambwiye ngo igitambo cy'umunyabyaha ni ikizira k'Uwiteka, ngo ariko gusenga k'umukiranutsi kurakunezeza. Mu izina rya Yesu turakwize kugira ngo tweze udutunganye, ukimara kutweza n'ukuri twishimire nk'abana bawe. Tugeze mu kanya rero ko gusoma ijambo ryawe, ko kuganira n'abantu ijambo ryawe. Turasenze kugira ngo ururu kubane natwe Mana. Dusabye imbaraga z'umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo. Igihe kimwe wigize utuma Mose arakubwira ngo ko ntazi kuvuga neza, ko uramubwira ngo genda nzabana n'akanwa kawe. Ndasenze kugira ngo Mana nyiribaga kanya njye nkubere mikoro, wowe urangurura ubwira ubwoko bwawe, kuko uri Imana yihagije, uri inyamaboko. Rero dusengeye umugiye kuvuga ijambo ryawe Mana, kugira ngo ubane nawe mu izina rya Yesu Kristo. Kandi dusengeye imitima izumvira ijambo kugira ngo ukuri uzayishyigikire, kandi amahoro aguturukaho Mana aba ariyo uhaza abantu bawe, aba ariyo uhaza abantu, buri muntu wese uzakurikira Abahiriwe TV. Bana natwe urakoze, urakaraba kuri umwami. Amen. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Ku bantu rero mufite Bibiliya, ndabasaba kugira ngo mubumbure Bibiliya zanyu kugira ngo tubashe gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho uyu munsi wa none ni ijambo riboneka mu Itangiriro ibice 21. Ni amagambo abantu bose bazi, ni inkuru abantu bose bazi. Reka dusome. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Sara abyara Isaka. Uwiteka agenderera Sara nk'uko yavuze. Uwiteka agirira Sara ibyo yamusezeranije. Sara asama inda ya Aburahamu ashaje, babyarana umuhungu igihe Imana yamubwiye kigeze. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Aburahamu yita umuhungu yabyaye Isaka uwo yabyaranye na Sara. Aburahamu akeba Isaka umuhungu amaze iminsi 8 avutse uko Imana yamutegetse. Aburahamu yabyaye uwo muhungu we Isaka amaze imyaka 100 avutse. Sara aravuga ati Imana irancekeje, abazabyumva bose bazasekana nanjye. Haleluya. Ati ninde uba warabwiye Aburahamu yuko Sara azonsa abana, ko
mubyariye umuhungu ashaje. Imana yacu ntihabwa icyubahiro, Imana yacu ni nyamaboko. Rero uyu munsi wa none nabazaniye umutwe w'ijambo uvuga ngo Imana iguha imbaraga zo gutegereza igihe cy'Imana. Imana yo mu ijuru iguha imbaraga zo gutegereza igihe cyayo mu izina rya Yesu Kristo. Uyu Aburahamu iyo ugiye mu Itangira ibice 15 bivuga ukuntu Aburahamu igihe kimwe yararyamye aryamanye n'umugore we Sara. ngo Imana imubonekera nijoro iramubwira ngo Aburahamu we, nzabana nawe, nzaguha umugisha, irimuha amasezerano. Ariko Aburahamu ntiyabyumva neza. Aburahamu yari yifitiye ikibazo cy'uko nta mwana afite. Arangira rero tuzangirira neza gute ko ngenda ndi incike, ko umuntu uzaragwa ibyanjye ari uwavukiye muri uru rugo. Haleluya, Imana yacu nishimwe. Ariko Imana iramubwira ngo hoya, ngewe nzaguha uzaragwa ibyawe ni umuntu uzaturuka ku rukenge rwawe. Imana ishimwe. Ariko Aburahamu ntiyabyumva, aravuga se ko nshaje. Bagomeza kudisikasinga kuri icyo kintu, ariko Imana y'amahoro ibwira Aburahamu ati noneho niba ari ibyo, fata igitambo, fata igicaniro ushyireho ibitambo, ukore uko byagenze. Uko Aburahamu yakomeze guhera mu gitondo agurutse inkongoro, bigeze ngo kukire kirengarenga, ngafatwa n'ubwoba, ibitotsi bivanze n'ubwoba, ngarasinzira. Inkongoro ngo zirangije zikora ku gitambo. Imana iramubwira ngo menya neza ko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi, ruzaba ahantu imyaka 400. Tugiye rero yakomeje kugenda muri urwo rugendo. Aburahamu abaho ngaho, muzi uko yahunze inzara hamwe n'umugore wiwe. Imana ikajya igenda ibana nawe, bagera ahantu arabeshya bati, baramubaza ati Sara, kuko ari umugore w'igikundiro, aravuga ati ni mushiki we. Ariko igihe kimwe ngo impamvu Aburahamu yabeshye ngo yari azi ko nta kubaha Imana guhari. Ariko ndakwinginga kugira ngo kubaha Imana kwawe ni kuba muri wowe. Ahantu hose uzagera naho baba batubaha Imana, Imana izahagaragariza kwera kwayo, izahagaragariza ko uri uwo yatoranyije. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Aburahamu akomeza kubana n'Imana na Sara bari kumwe. Igihe kimwe ngo bakira abamarayika baraza barahanura, baramubwira ati umwaka utaha nk'iki gihe Sara azaba akikiye umwana. Sara aho yari ari mu ihema ngo araseka ngo aramubaza ati kusetse, ati reka sinsetse, ibyo nabyo ntabwo ndi bubitindeho cyane. Imana yacu nidushoboze mu izina rya Yesu Kristo. Noneho ngo igihe kigeze, Sara aho twasomye hano mu Itangira ibice 21 ngo Uwiteka agenderera Sara nk'uko yavuze. Uwiteka agira Sara ibyo yasezeranyije. Sara asama inda ya Aburahamu ashaje, babyarana umuhungu igihe Imana yamubwiye kigeze. Haleluya, Imana yacu niduhe imbaraga. Iguha imbaraga wowe uzakurikira Abahiriwe TV cyangwa ubakurikira, imbaraga zo gutegereza igihe cy'Imana. Nshuti yanjye, nshuti z'umusaraba, abantu b'Imana bari muri iyi nzira y'agakiza ndetse n'abiteguye kuyijyamo, mu izina rya Yesu Kristo, Imana ibaha imbaraga zo gutegereza igihe cyayo. Impamvu ndi kuvuga, ushobora kuvuga ati kuri kuvuga ku mbaraga cyane, iyi si turimo ikeneye imbaraga z'Imana, ikeneye imbaraga z'Umwuka Wera. Abantu b'Imana bakeneye imbaraga. Rero ni imbaraga zibera ziramenagurwa hirya no hino, ariko Imana iduha imbaraga zo gutegereza igihe cyayo mu izina rya Yesu Kristo. Igihe cy'Imana kugitegereza ntabwo byoroshye. Ninkubwira ngo Imana iguha imbaraga, ni ukuri ngusabiye umugisha w'imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Ntago gutegereza igihe cy'Imana biragoye. Impamvu bigoye ni iyihe? Ushobora kuba ugenda Imana yarakubwiye ngo izaguha urubyaro, uzi gutegereza ibintu abandi bafite. Imana yacu idushoboze, Imana yacu idushoboze mu izina rya Yesu, itwongerera imbaraga. Umuririmbyi umwe yararirimbye aravuga ngo ninanizwa n'ubutayu
ngo nzakomeza inzi imbere yawe, ngo ndabizi uzandamira. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Mu butayu uri gucamo, Imana ikuramire mu izina rya Yesu kugira ngo ugere mu gihe cyayo. Muri uru rugendo Imana ijya iduha amasezerano y'ibintu izadukorera. Ishobora kuba yarakubwiye ati nzakurihira amashuri wige, ariko ukabona ntabwo biri gushyikira. Nanone gutegereza ko wakwiga uziga amashuri Imana ikurihiye cyangwa iguhaye ubushobozi, abandi bari kwiga, ntabwo ari ikintu kigize gute kigoye. Gutegereza ibintu by'Imana biragoye cyane kandi bisaba izindi mbaraga, kuko ni ugutegereza ibintu abandi bafite. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Ni ugutegereza ibintu, ushobora kuba ukijijwe ariko umunyamahanga uturanye imbere, utuye iruhande rwawe, cyangwa uwo mugendana cyangwa musengana n'urugero, cyangwa uwo mugendana n'urugero, cyangwa uwo muturanye cyangwa uwo muvukana, ibyo bintu abifite. Rero Imana yakubwira ati nzaguha umwana nshuti, yakubwira ngo nzakugirira neza, yakubwira ngo nzaguha inzu n'urugero mu mujyi wa Kigali, yakubwira ngo nzakuzuza umwuka wera, yakubwira ngo nzagukoresha iby'ubutwari. Wabona mu gihe abandi bari gukora iby'ubutwari ukavuga ati Imana, cya gihe cyanjye cyo kugira ngo nkoreshe iby'ubutwari kizagera ryari? Ariko Imana yacu irinda ijambo ryayo. Imana yacu ihagarara ku cyo yavuze ikagikurikirana paka kigeze mu gihe cyacyo. Rero Imana iguha imbaraga zo gutegereza igihe cyacyo. Imana yacu nishimye. Ushobora kuba uri umusore, Imana ikubwira ngo nzakubakira urugo, ukabona abandi bantu bari kubaka, abo mwari muziranye bo mu rungano rumwe hamwe nawe barimo barubaka. Gutegereza igihe cy'Imana bikaba biri kukugora, ariko nagira ngo nkubwire ngo igihe cy'Imana kiragora, kubera ko muri kamere ya muntu, mu mitekerereze y'umuntu, yumva ko Imana n'ibivuganye nawe mu gitondo iri bubisohore, ariko hagati y'igihe Imana iguhaye n'igihe izagukorera icyo kintu ikubwiye, hacamo urugendo rurerure, haba harimo ubutayu, haba harimo inzira y'inzitane. Haleluya detane kine mone kwa dutayini. Imana yacu nishimwe. Haba harimo urugendo rurerure, ariko Imana iguha imbaraga zo kugenda urwo rugendo kugira ngo ushyikire mu gihe cy'ibisubizo byawe, kugira ngo ushyikire mu gihe cy'amasezerano. Imana yacu nishimwe. Nasomye ijambo ry'Imana muri Zaburi y'119, ndumva ari umurongo w'150, havuga ngo nabonye abava mu isezerano ryawe, bava mu isezerano ryawe ndabinura. Ni ukuri iyo uvuye mu gihe cyo gutegereza igihe cy'Imana, abantu barakwinura, abantu baragusuzugura, abantu mbese bagufata nk'ukundi kuntu, ariko witegereza igihe cy'Imana nshuti. Haleluya. Imana yacu ikugeza hantu yavuze, abantu bose bagatangara, abantu bose bakavuga ngo mbese uriya ni runaka, uriya ni we se, bigenze gute? Ariko Imana iguha imbaraga zo gutegereza. Uyu munsi wa none amasezerano atumye abantu benshi badategereza Imana, kandi ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo mwituze no mu byiringiro harimo igisubizo, ngo kandi kurindira dekine mone kwa dutayi byemeza umutware. Imana yacu nishimwe. Imana iguha imbaraga, nanjye ndazisore izo ndi gusa muri iki gihe, kugira ngo dutegereze igihe cy'Imana. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Imana ishobora kukubwira ati nzakwimura ahantu utuye n'urugero, ugategereza igihe cyayo ukabona biragoye, ariko Imana iguha imbaraga zo gutegereza icyo gihe mu izina rya Yesu Kristo wabambwe ku musaraba i Golgota. Imana mu gihugu cyo mu ijuru ishobora kukubwira ngo ushobora kuba uri mu butayu uyu munsi bwo kuba uri kwicwa n'inzara. Haleluya. Imana ikubwira ati nzakugaburira, ibisorori bizungikanye bizaca ku meza yawe n'urugero, ariko waba uyu munsi wabuze n'ibijumba bya desa, uba wategereza igihe cy'Imana bikakugora, ariko Imana yongera ikongeremo imbaraga zo gutegereza igihe cyayo mu izina rya Yesu Kristo. Ushobora kuba uri mu ishuri ryo kwambara ubusa n'urugero, kuko bibaho. Imana igira amashuri menshi, ukaba wambaye igitenge kimwe cyangwa nta n'icyo ufite. Imana yakubwira ati nzakwambika nk'uko ururabo rwambara, ukavuga tumva bizaza ryari se? Ariko Imana iguha imbaraga zo gutegereza igihe cyo kwambara mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutwari n'ubushobozi. Narindi kukubwira ngo ushobora kuba Imana ikubwira ati nzaguha perime,
ariko uyu munsi wa none provisoire kuyibona bikaba bitari kwemera. Ariko Imana igihe cyayo nikigera yitegereze, kuko mu gihe cyayo irakora, ntabwo ijya yivuguruza. Imana ishimwe. Nta kintu na kimwe kijya kibasha gukuraho umugambi w'Imana. Ibihe ntibyakuraho umugambi w'Imana. Haleluya. Ibigeragezo ntibyakuraho umugambi w'Imana. Imana yacu ishimwe. Igihe cy'Imana iyo kigeze, Imana ikora icyo yagambiriye ku buzima bw'umuntu cyangwa ku buzima bwawe. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Ushobora kuba Imana yarakubwiye ati nzagukorera ubukwe uri umukobwa, ariko ukaba uri kurindira, ukabona ukavuga ati si Imana izabikora cyangwa ntizanabikora. Ni uko isaha itaragera igihe cyayo rero iyo kigeze Imana irabikora. Rero Imana iguha imbaraga zo kurindira igihe cy'Imana. Igihe cy'Imana kiragora kugitegereza, bisaba izindi mbaraga, bisaba gusenga, bisaba kwizera, bisaba imbaraga. Mbese igihe cy'Imana kiragora. Na Sara yararindiriye, reba, kugira ngo Aburahamu ategereze umwana ageze ku myaka 100 agitegereje. Noneho Imana nirangiza no kumumuha, imubwira ati ndashaka kujya kumutamba. Rero inshuti yanjye, inshuti z'umusaraba, hari igihe Imana ujya ugera mu gihe cy'ibyo yakubwiye ukabigeramo, ariko ikagaruka kureba ko bya bintu yaguhaye wibuka ahantu byavuye. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Imana yacu ishimwe. Rero nagira ngo nkubwire, nta muntu n'umwe warwanya ikiremwa muntu, kubera ko Imana igifiteho umugambi, igifiteho ibintu byiza, igifiteho ibintu birebire igambire gukora. Izaduha ubugingo, izatugeza mu gihugu cyo mu ijuru, izatugira amadede dekitane sirebo, itunyuza ku muryango ya ba rupinzi. Mu izina rya Yesu, igihe cy'Imana nikigera, kizakunyuza ku miryango y'abantu bagupingaga, kizakunyuza ahantu wasebeye, kizatuma usekera ahantu waririye. Mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutware n'ubushobozi, ndasenze kugira ngo Imana y'amahoro ni ukuri iguhe imbaraga zo gutegereza igihe cy'Imana. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Sara yarategereje, igihe kiragera araseka, aravuga ngo abazabyumva, haleluya, bazasekana nawo. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ntihabwe icyubahiro. Ni ukuri igihe cyawe nikigera, igihe cyawe nikigera cyo kwakira ibyo Imana yaguhaye, abantu benshi bazasekana nawe, abari barakwanze bazakugarukira. Erega haracyariho ubundi buryo. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Igihe cy'Imana ntabwo kijya kivaho. Mu izina rya Yesu Kristo kigumaho. Ngira ngo nkubwire ngo tumaze, ndibuka covid itangira mu gihugu cy'u Rwanda, igera mu gihugu cy'u Rwanda yahageze muri 2020, ndumva ari nko mu kwezi kwa 3. Nta muntu wari uzi ko guhoberana bizongera bikabaho, kubera ko twasuhuzanyaga dusuhuzanya gutya. Nta muntu wari uzi ko aka gapfukamunwa kavaho. Ariko wibuke umubwiriza mu bice 3 yaravuze ngo ikintu cyose cyagenewe igihe cyacyo. Mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutware n'ubushobozi. Igihe Imana imaze iminsi, ndumva nta minsi ishize, impishuriye irambwira ngo nta muntu muri iyi si wamenya uruteranyirizo rw'uyu mubiri w'umuntu ahantu rushingiye. Simbizi niba hariho abahanga, ariko yarambwiye ngo nta muntu wapfa kubimenya. Rero Imana mu gihugu cyo mu ijuru nizi iteranyirizo ry'igihe ta enekinemone kwa dotayini, igihe uzakiviramo n'igihe uzakigereramo. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Rero Imana mu gihugu cyo mu ijuru yita ku kiremwa muntu, yita ku kiremwa muntu, ihora ikireberera, ihora ikibera amaso, iguha imbaraga zo kurindira igihe cyayo, iguha imbaraga zo gutegereza igihe cyayo mu izina rya Yesu. Kubera ko igihe, buri kintu cyose kigira igihe cyacyo. Ubukene urimo bufite igihe cyacyo, uburwayi ufite bufite igihe cyabwo, ubukwadu ufite bufite igihe cyabwo, ubushomeri ufite bufite igihe cyabwo. Mu izina rya Yesu Kristo, Yesu arashoboye, Yesu aracyakora. Ngira ngo nkubwire ngo Yesu aracyabiba amagambo meza, Yesu aracyabiba ubugingo mu bantu, Yesu aracyakora imirimo n'ibitangaza. Igihe cya Yesu kiracyakora mu izina rya Yesu. Rero Imana y'amahoro ibaha imbaraga rata zo gutegereza igihe cy'Imana.
nk'uko Sara yategereje akabona umuhungu. Erega Isaka wawe arahari, Isaka wawe arahari, Isaka wawe arahari mu izina rya Yesu. Ni ukuri imodoka yakubera Isaka, urugo rwiza rwakubera Isaka mu izina rya Yesu Kristo. Ushobora kuba uri umuntu Imana yavuga ati nzakujyana hanze, kubera ko Imana yacu iravuga. Ukaba warategereze viza, ukaba uri gushaka ibyangombwa byaranze, ariko tegereza igihe cy'Imana nikigera, nuko Imana izakugeza aho yavuze. Rero Imana yacu nihabwe icyubahiro, kuko Imana ni inyamaboko, Imana nihabwe icyubahiro. Rero reka dusenge ninginga Imana kugira ngo buri muntu wese uzumvira ijambo enekine mone kwa dotayini, Imana izamumera imbaraga, izashyira imbaraga muri we, imuha imbaraga z'umutima zo kurindira igihe cy'Imana, kuko muri iyi minsi ntabwo byoroshye, kuko hari ibiducecekesha mu izina rya Yesu Kristo. Kuko Imana y'amahoro itugirire neza. Ngo Barutolomayo yicaye ngo ari ku muhanda, ngo hari ibintu byamucecekeshe, ngo ariko arushaho gukomera gutaka, kubera ko igihe cyo kwakira ubutabazi bw'Imana bwari bigeze. Rero komeza utake, nekitane sire bone kwa dotayini, dayimozi bashaka kugucecekesha, byashaka kugucogoza, ni ukuri bikwinjiza mu masezerano y'Imana. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana data wa twese, Imana ifite ubutwari, Imana ifite ubushobozi, tumaze kumva ijambo ryawe tukamenya yuko gutegereza igihe cyawe bitoroshye, durasenze kugira ngo uduhe imbaraga. Buri muntu wese Mana uzumvira ijambo, uzamuha imbaraga zo gutegereza igihe cyawe Mana, kuko igihe cyawe Mana kugitegereza ntabwo byoroshye, bisaba imbaraga z'umutima. Rero komeza guherekeza iri jambo ryawe, imbaraga z'umwuka wera Mana ziriherekeze, ni ukuri deta enekirebo, ubutumwa bwawe bwamamare Mana, kuko intego dufite n'ibyo waduhamagariye, n'ibyo kwamamaza ubutumwa bwawe. Nubwo benshi dekitane sirebo babirimo babikinamo, tuzi ko Yesu wowe wabimeneye amaraso, baragukubise kugira ngo ibi bintu uyu munsi bibe bikivugwa. Rero herekeza ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo wabambwe ku musaraba. Amen.